Nshuti namwe vana mwese turana kuri Studio Umutware nongeye kubasuhuza. Nigewe singera nkabo bikorwa Freeman turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba ngira ngo mbaye karewana kuri Studio Umutware kandi bifuriza kugira amahoro y'Imana. Kuri mwebwe tuwasangira cyangwa se tuhahurira umunsi ku wundi ni karibu. Abari kure n'abari hafi, abatuye hirya no hino ku mugabane wa Afrika, abatuye hanze ya Afrika, mwese ni karibu by'umwihariko mwebwe muri kumva ururimi turi kubaganirizamo. Ndagira ngo rwose mbasuhuze kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana. Uyu munsi turi ku itariki ya 13 z'ukwezi ko Gushyingo cyangwa se kwa 11 2024. Hano tukaba tugeze ku isaha ya saa 6:02. Abari muri East Africa mwumva ururimi mukaba mugeze saa moya n'iminota 2. Nkaba ndi kugira ngo mbahe karibu kandi bifuriza rwose amahoro y'Imana. Kandi nanababwira ngo kuri wowe wifuza kutugeraho cyangwa se ushaka kumenya ni gute uconnectinga natwe cyangwa se waduhamagara watugeraho, tukunda kubwira ngo munyure kuri site y'Umutware ariyo www.umutware.com www.umutware.com. So aho rero niho mwabona ubumenyi bwose bujyanye n'uburyo mutugeraho, noneho wifuza guconnectinga natwe tukabasha guconnectinga. By the way, barambwiye ngo tujya tumixinga cyangwa se ngo tuvuga indimi nyinshi cyane, ngo kubera iki tutavuga ururimi rumwe. Njamabwira ngo niyo season tugezemo, nibyo bihe tugezemo, kubera tuvuga indimi nyinshi zitandukanye. Akenshi ntago byoroha kuvuga ururimi rumwe gusa usanga bigenda byivanga, ariko nabyo twabishobora kuvuga ururimi rumwe, ahubwo nuko rimwe na rimwe hari amagambo adahitaza ariko kaza mu rundi rurimi ugahita bivuga gutyo. Turi kumwe. So ngibyo rero ntaribi, ariko rwose ntibibatere ubwoba cyangwa se ngo bibakange. No kwadapta cyangwa se no kumenyera uko tuganira, kubera ko ubu dusigaye turi bagari mu buryo bwinshi butandukanye, kandi nawe ahuri ushobora kubegera. So mpite rero mbasuhuza intare mwese turi kumwe muri uyu mwanya. Ndabasuhuje umwamikazi Françoise komera cyane, intare Denise komera cyane, intare Mireille ndagusuhuje, umwamikazi Dudu mukomere cyane, intare Liliane ndagusuhuje, Regis komera cyane, Regis, umwamikazi Beatrice komera cyane, intare Talia ndagusuhuje komera cyane, Nini ndagusuhuje, Claire ndagusuhuje, Musa komera cyane, Musa turi kumwe, intare Oliva ndagusuhuje cyane komera cyane, umwamikazi Kazuba mukomere ndagusuhuje, intare Remi ndagusuhuje nawe, Rahim turi kumwe komera cyane, ndagusuhuje, Diane nawe turi kumwe, intare namwe mukiri kuza ndabasuhuje kandi bifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi ndagira ngo tuganire kuki, ndagira ngo tuganire kuri topic cyangwa se ku nsanganyamatsiko twaganiriye igihe twigeze kubiganiraho kera, ariko byabaye ngombwa cyangwa se ngo ni ngombwa ngo bigaragare, kubera ko iyi nsanganyamatsiko cyangwa se ibyo twaganiriye bikomeje kuba mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndagira ngo rero kuri wowe rungano unyumva aka kanya, nawe uzanyumva cyangwa se uzandeba cyangwa se uri kundeba aka kanya, utekereze kuri iki kintu. Biravuga ngo nabishyize mu magambo afashe cyangwa se ari short, mu magambo mato, ariko ndaza kuza kuvuga mu magambo menshi. Natangiye imbabazi nti GMO cyangwa se NON-GMO. Ikiguzi cy'imbuto zawe kirangana gute kugira ngo ntuzibibe ngo uzeze? Munyumve neza, ikiguzi cy'imbuto zawe kirangana gute kugira ngo ntuzibibe ngo uzeze? Ibyo nibyo ngira ngo tuganireho. Mwunyumva ibyo mbabwiye. Kandi ibingibi twigeze kugira iki kiganiro imyaka ishize, ariko uburyo nakibaganirijemo cyangwa se twakiganiriyemo butandukanye nubwo ngiye kubikoraho aka kanya, ariko ni ikiganiro kimwe agahise bitewe nuko ari imyaka itandukanye twabiganiriyeho, ariko byabaye ngombwa ko bigaruka, kubera ko ni ikintu gikomeje kugaruka ahangaha mu buzima bwa buri munsi, ariko abenshi muri twebwe ntago bamenya ko ari byo biri kutubaho. Mutebireho ne ibiki kugira ngo mbivuge mu magambo arambuye kandi mu mwanya mutoya, ubundi dufunge ikiganiro tugende. Buri muntu yaje kuri iyi si afite impano cyangwa se imbuto.
buri muntu yaje kuri isi afite impano cyangwa nk'imbuto. Njye nkunda kubaha urugero mbabwira ngo inyoni ziraguruka nta kindi zikora. Nta nyoni nimwe ikora ikindi usibye kuguruka. Ifi iroga nta kindi ikora. Nta kindi na kimwe ikora. Inyamaswa ziri kuri isi zose zikora icyo zaremewe gukora nta kindi. Usibye twebwe abantu, uyu munsi ushobora kubyuka ugashaka kujya kuba umufundi, ejo ugakanguka ugashaka kujya kuba umuhigi, ubundi ugakanguka ugashaka kujya kuba umucuruzi, ubundi ugakanguka ugashaka kuba icyo ubonye cyose undi ari gukora, cyangwa se icyo ubonye cyose kizana amafaranga gituma situation yawe ihinduka n'icyo ujyamo. Kubera iki? Kuko aho turi, environment turimo ntago idutera courage, ntago idushyigikira ngo imbuto dufite aba arizo dukuza tujyana imbere. Nk'ubu ngubu niba ndi nk'umubumbyi, umuvandimwe inshuti cyangwa se na environment inyegereye bashobora kuba batereka reka ibyo nta mafaranga ari mu bivemo, ibyo ni ibiki urimo. Ariko mu mutima wanjye nkumva kubumba nibyo bintu binzanira amahoro. Nimba nshaka guhinga cyangwa se guhinga binzanira amahoro, reka ibyo ngibyo bivemo ntago ari byawe. Ugasanga ahubwo ugiye mu bindi bavuga ati ibi nibyo biza kuza kuguha amafaranga. Ariko noneho ibyo byo biraremereye hano muri Amerika kurushaho. Aka kanya muri Amerika nshobora kugenda nkajya gukubura hariya hanze, sibyo? Bakamemba amafaranga 100-200. Kubera iki? Ko na amafaranga aje yirukanka. Nshobora kugenda nkakora akazi akariko kose gahita kamemba amafaranga ako kanya. Kubera iki? Kuko ndayekeneye kubaho birahenda cyane ku buryo ntabwo ujya gutegereza ngo ujye kuba umukanishi, ntabwo ujya gutegereza ngo ujye kuba umubumbyi, cyangwa se ntunabone n'ibumba. Nimba ushaka kuba umubumbyi nta bumba rihari, bikavuga ngo ntago wagenda gutyo gusa ngo ujye gufata icyondo icyo ari cyo cyose. Ibi bihugu turimo, Uburayi na Amerika, ni ibihugu impano zawe, impano ufite kamere, udahita upfa kuzikoresha kubera ko hari ibindi byinshi bikwegereye bivuga ati wakoze iki ngiki ku buzima buza kugenda neza kandi ntiwirirwe uteseka. Uyu munsi rero nawe uje ufite impano ireze, turakwitegereje turavuze reka iyo nguyu najya muri ibi ngibi turaza guhomba. Wamuha kuba vice president, wamuha kuba president, wamuha kuba umuyobozi ukomeye, manager runaka, ibi bintu ariko ntazirirwa bijyemo. Ni bangahe muri mwebwe muhita mwakira iyo position? Kubera iki? Kubera ubuzima ntushaka kujya mu bibazo by'amafaranga ngo ubure kuriha aho utuye, ubure kugira icyo urya, ubure gutunga umuryango wawe, ibintu biri practical. Ariko noneho ikiguzi cyabyo kikaba yuko ugomba kuzimya impano yawe. Ni bande biri kubaho uyu munsi mubizi neza ko aribyo muri gukora, none ni nabande biri kubaho uyu munsi mutazi ko aribyo biri kubabaho. Niba uyu munsi ari wowe wakagombye kuvumbura umuti wa sida, ariko kubera yuko kujya kuvumbura umuti wa sida bizagusaba kujya mu kumba hari ukamara amasaha uri gushaka kwiga uburyo uvanga amazi hano n'ibindi byatsi n'ibindi, ariko ntuhite ubona ayo mafaranga no kugira ngo uze muri kompanyi yaha ngaha ikwihera 200, 200, 300, 500 ujye mu byabi byawe bireke, niki kikoroheye. Ndababwiza ukuri ko imiryango myinshi muri ibi bihugu ntago bakureka ngo ujye muri buriya bushakashatsi, kuko baba bafite ubwongo niba ari wowe wagombaga gusohoka cyangwa se niba ari wowe uzana umugati mu rugo, ntabwo ushobora gupfusha ubusa igihe cyawe ujya muri biriya bindi ngo ugiye mu bintu by'ubushakashatsi ubundi ukajya kuba ku muhanda. Kubera iki? Kuko environment igusaba ko ugomba kubanza kwita kuri kimwe
ugatakaza ikindi cyangwa se ukareka ikindi. Niyo reality ihari. Ariko maze no kumenya ngo ni wacu muri Afrika niko byatangiye kumera. Bari gushyira gatunambwene ku bantu ngo bajye muri system y'amafaranga. Ngo muri Uganda perezida waho abyita wealth creation. Wealth creation. Hari n'uburyo bisobanura, ntago mvuze ngo ni bibi, munyumve neza, sibyo, simvuze ngo ni bibi. Ariko se ushobora kujya muri iyo wealth creation cyangwa se kuba umukire ukoresheje impano yawe, udakoresheje ibyo bakujyanyemo, kuko ibyo nibyo noneho bitakuvuna muri wowe. Turabivuga, turabyumva, ariko kubishyira mu bikorwa muri environment zimwe na zimwe ntago bipfa kwemera. Kubera iki? Kubera ko wa mwanya wo kwitunga n'umwanya wo kujya kuminjira imbuto yawe, gutera imbuto yawe, kuyeza no kugira ngo uyigabure, bikomeza kurushya. Hakaba rero hagomba kuza igihe ugomba gufata umwanzuro ukavuga uti ese ngomba kuba ndaha ahantu hadatuma nera. Umuhinzi ari kubona igiti kitari kwera arakirandura. Ntago agira ibintu bya za emotion, ntabwo ku mutima nta kintu cyiza kikamurogoya ngo ntubikore gutyo. Iyo igiti kitera arakirandura. Kubera iki? Kiri kurya intungamubiri ibindi biti biri ku ruhande byakagombye kuba biri gukoresha. Kubera ko yumva neza ko niba icyo giti gifite ubumungu cyangwa se cyaramunzwe, gishobora no kuza kwanduza ibindi biti. Ese wowe nanjye twaba twaramunze mu buzima bwa buri munsi, ku buryo intungamubiri n'ibindi turi gukoresha tutakagombye kuba noneho turi gukomeza kubishyiramo imbaraga, aho kugira ngo tweze imbuto zacu tukigira mu bindi, twakagombye natwe kuranduka tukava muri ibyo bintu. Iki ni ikibazo ngira ngo nkubaze, nzi neza yuko nta gisubizo cyoroshye wahituma, kubera ko buri muntu afite ubuzima butandukanye. Ariko tumaze kugera mu bihe aho noneho iki kibazo kije ku meza. Iki kibazo ugomba kugitekerezaho, kubera ko umwanzuro uza kuza gufata ushobora kuza guhindura ubuzima bwawe, ubuzima bw'abana bawe, abuzukuruza, ubuvivu n'ubuvivure, kubera ko wahisemo amahitamo runaka uyu munsi. Afrika iradukeneye. Mu nyumva ibyo ndi kuvuga, Afrika iradukeneye. Iterambere rya Afrika ni twebwe rizaturukaho. Nubwo bwose twimereye neza muri ibi bihugu turimo, cyangwa se dusa, cyangwa twitwara, cyangwa dupretendinga, twishyira mu mwanya umeze nk'aho tumeze neza, ariko mu by'ukuri tutameze neza. Kubera ko ntago waba ukorera kuriha amabire gusa ngo ube umeze neza, kuko abenshi nibwo buzima tubayemo. Ushobora kubona amafaranga wenda ruta ayabari muri Afrika, ariko ayo mafaranga nk'uko yabona ni nako uyasohora. Ntabwo ubasha kugira amafaranga na makeya usigarana. Iyo umaze kureba ibyo ugomba kuriha byose, ahubwo hari n'igihe utabasha kugirayo ubiriha byose, kugira ngo noneho ugire zero umunsi urangiye. Uko niko kuri kwambaye ubusa. Akaba ariyo mpamvu za mpano zawe, za mpano zacu akenshi bikomera kugira ngo ubigemo. Ariko hari umuntu ejo twaho yarambwira ati kuki uri kumpa za excuse, kuki uri gupromota, kuki uri guteza imbere za excuse mu bandi bavandimwe. Njye sinshaka kumva kuma excuse, sinshaka kumva impamvu bitari gukora. Kora ibyo ugomba gukora. Ntutange excuse, utange ibisubizo. So yarabimbwiye gutyo, numva arantushije. Kubera iki? Kubera ko nka gutya turi kuganira, turaganira nkagerageza, cyangwa se nkaba navuge nti ariko se ubundi wamugane kuki mbese bitunanira gute,
niki twakora kugira ngo tubihindureho. Ugasanga mu mutima wawe uri kurwana n'impamvu, uri gushaka no gusobanura impamvu bitari kuba, ariko waravuga ati oya ibyo ngibyo bivemo. Nta mpamvu yo kujya guta igihe wisobanura impamvu utakoze icyo wagombye gukora. Aravuga ati ntago ashaka kubyumva. None nanamurebye nareba nuko anakoze, ndavuga nti okay, nta mpamvu yo kugira ngo njye gusigana nawe. Ariko si wa mugani kuki ngomba gutanga impamvu ibintu bitagenze neza kandi nzi neza ko byashoboraga kugenda neza. Niko kuri kwambaye ubusa mu byukuri. Ibyo yavuze nibyo, ariko kubera ko turi muri systeme y'abantu, systeme iri mu buzima mbese nyabuzima, atari ubuzima buri muri labe cyangwa se ahantu hari ibintu bipimye gusa, buri munsi ura n'ibintu byinshi bitandukanye. Nanone nkumva mu mutima wanjye ntangiye kujya muri kwa kwisobanura. So niho rero uyu munsi nibajije nkavuga ngo mu buzima tubayeho uyu munsi, ubuzima turiho uyu munsi, uzisobanura igihe kingana gute, uzashinyiriza igihe kingana gute kugira ngo ukore ibyo ugomba gukora wirengagije yuko hari udashobora kuza kumva impamvu uri kubikora. Uzashinyiriza utere imbere cyangwa se ujye gukora impano yawe umunsi ku wundi, cyangwa se uzavuga utuzi n'ikindi oya reka ngerageze mbikore ukundi kubera ko mbona bitari guhita binyuramo, reka ngerageze noneho ubundi buryo. Niryari ufata umwanzuro uvuga uti ibi ndabona bitari gukora, reka ngerageze biriya, ariko ntibivuge yuko utaye objectif, utaye umurongo nyamurongo wakagombye kuba uriho. So uyu munsi dufite imiryango myinshi iri gushaka ubuzima. Hari abimuka bakava aho bari batuye bakajya kwimuka, bakajya mu kandi gace, bakajya mu kandi karere, bakajya mu bindi bihugu kugira ngo barebe ko ubuzima bwagenda bukajya imbere. Kubera iki? Kuko aho waruri ntago environment ikwemerera cyangwa se yakwemereye kugira icyo bikoraho. Ariko kenshi ubwoba buturimo muri twebwe no kudashaka kugira amakimbirane, kurwana n'ibintu bitwegereye, ugahitamo kuhava. Ariko ikintu cya mbere gihita kiba ubuvuye mu gihagararo nyakuri wakagombye kuba urimo, ubuvuye muri position yawe. Iyo utari muri position yawe hari ibintu bitazongera no kubaho, kwemera gukora nkuko byakagombye gukora kuko utakiri muri position yawe. Reka ngerageze kubasobanurira mu bundi buryo. Hari za ngufuri, ariko hano ubundi ntitwaba tuyifite. Okay, hano turayifite. Murebe ingufuri, sibyo? Iyi ngufuri ifunguka kubera ko hari combination unique, ifite imibare 4, igomba kuba yose ihuye kugira ngo ifunguke. Mu gihe iyi mibare idahuye nta na rimwe iki kintu iyi ngufuri izafunguka. Niba ntazi imibare ifungura iyi ngufuri, sibyo? Nshobora kwirirwa ahangaha inshuro 9,999 kuko imibare iravuga ngo ushobora kugerageza amahirwe 9,999 kugira ngo bikore. Nkagerageza izo nshuro zose mbere yuko bikora. So urumva rero niba nje ngamije wenda nko gukora ikintu mfite motive itari nziza cyangwa se icyo ngambiriye atari kizima, noneho ngasanga hari ingufuri ariko iyi ngufuri itanyemerera na gatoya guhita nyifungura, iyo utazi combination yayo bizamfata igihe kirekire kugira ngo ifunguke. Iyo uvuye muri position yawe bivuga ngo ntago noneho kinegereye n'ingufuri, ntago ushobora gushyiramo imibare y'ifungura ngo bifunguke. Hari impamvu wavukiye aho ngaho muri Afrika, hari impamvu navukiye muri Afrika, hari impamvu ndi yavukiye mu bindi bihugu turimo. Ejo bundi narababwiye ngo nta kintu na kimwe cy'ubutunzi buri muri Afrika kitagenewe abanyafrika. Ntago ushobora kuba utuye
hejuru ya diyama, hejuru ya zahabu, utazi gukoresha, utazi gukora ibintu byose bijyanye na diyama ndetse na zahabu, nubwo bwose ushobora kuba utarigeze ubigerageza na rimwe, ariko Imana ntiyagutereka aho hantu itaraguhaye n'ubushobozi bwo kubikoresha. Ariko kuko wenda uri kubona abandi batabikoresha, nawe ukaba umeze mbese nkaho utagira icyo, ntacyo muhuriyeho nacyo. Ariko ndagira ngo mbabwire nti uyu munsi twifitemo imbaraga, twifitemo ubundi bushobozi buryamye, businziriye, butegereje yuko tububyutsa. Ibintu byose biri muri Afurika, ku butaka bwa Afurika, aho twavukiye naho turi, dushobora kubikoresha mu buryo biteza imbere Afurika yose ndetse n'isi yose. Tugiye noneho mu bintu biri practical, izi technology zose ziri ku isi, ibizikoresha byose biboneka muri Afurika, byose. Ni gute ushobora gusobanura yuko uyu munsi tudashobora gukora ibiraro nk'ibiraro biri hano muri ibihugu turimo? Ugasanga kwambuka umugezi wa metero 10, metero 20, metero 30 ntibishoboka, kubera yuko tutabasha kubaka ikiraro. Cyangwa tukavuga tuti nana iki kiraro ni cyenyege, reka tujye guhamagara Umushinwa, reka tujye guhamagara Umudage, reka tujye guhamagara Umunyamerika barizo kugitwubakira. Akaza akaguca amafaranga y'akayabo utazigera ubasha kuriha mpaka ushaje. Ariko ko batubwiye ngo ibiraro byo muri Amerika nibyo byiza gusa, ibiraro by'Abashinwa nibyo byiza cyangwa se nibyo bikomeye, ukisuzugura, bikaba bivuze ngo unasuzuguye n'impano yawe. Ni ngombwa yuko tugira aho dutangirira twubaka umuryango mugari wacu wa Afurika. Ugomba kugira aho utangirira impano yawe ukayigaburira, niyo yaba ikingana gutya. Ntujye gukoresha impano z'abandi, ugakoresha impano zawe. Nakoresheje ijambo GMO. GMO ni ijambo rivuga ngo ni genetically modified object. Ni mu Cyongereza biba bivuga ngo ni ikintu babanjije guhindagura mbere yuko ugikoresha. GMO akenshi ni ijambo rikoreshwa mu biribwa. Nk'ubu ngubu amacunga ari hano muri ibi bihugu ni amacunga atagira imbuto. Hari imbuto nyinshi cyane zitakigaragara, kubera ko uyu munsi inganda ziragenda zigafata ibiti byose bakabitema, bakabivana aho ngaho, ubundi bagafata imbuto bakazijyana mu ruganda, bakazihindura, bakaza gutera noneho ibindi biti bitagira imbuto. Mwumva ibyo ndi kubabwira? Kugezaho uyu munsi muri Afurika noneho imbuto nyinshi nazo baraziranduye, ziri no kurandurwa, kugira ngo noneho kwa bya bintu byo kwera kimeza bive mu nzira. Mwumva ibyo ndi kubabwira, kuko uyu munsi biri kuba, kandi noneho ni twebwe turi noneho no kubiteza imbere. Iyo mvuga twebwe, ndi kuvuga abayobozi, abashinzwe kurengera inyungu rusange z'abaturage. Bari kuzana noneho ibintu bitari kimeza muri twebwe, akaba ari byo badushyiraho gatunambwene n'imbaraga zo gukurikiza. Niba nje nkaguhindura icyo uri cyo, niba nje nkakubwira nti aho kugira ngo ugende ube wa mufundi, genda ujye kuba umushoferi, aho kugira ngo ugende uba makanika, genda ujye kuba dogiteri, aho kugira ngo ugende ube umuhigi, genda ujye kuba umushefu. Impano yawe, nyampano yawe ukayireka, ariko ntuyireke ku ngufu, ahubwo ukayireka kubera ko ngewe noneho nkujyanye mu bindi, kandi nkahita mvuge nti ndanakuriha amafaranga angana gutya kugira ngo utazigera ugira icyo kibazo. Kuko abenshi noneho turashonje, twaratesetse, ukareba kondisiyo urimo, umuryango wawe urimo, ukavuga tuzi n'ikindi, reka nibura mbikora amezi 6, reka nibura mbikora umwaka umwe, niyo ndore. Wa mwaka wagera bikakunanira kuva kuri ako kazi. Kubera iki? Koko ya sécurité financière cyangwa se noneho ikibazo cy'amafaranga ntago kigifite, kandi noneho ntago ugiye kujya guta ko kazi kawe
kubera ko ngo ugiye kujya gukurikira ibintu by'impano zanyu. Turi kumwe? Nyabuneka ariko ndagira ngo mbabwire nti igihe cyarageze kugira ngo noneho twabikunda tutabikunda dukoresha impano zacu, kuko aho turi uyu munsi turi kwirukanwa. Aho uri uyu munsi uri kwibutswa ko uri umushyitsi utakagombye kuba uhari. Nzakomeza njye gukubura buri munsi nzi yuko nakagombye kuba ndi gukora imiti ivura abavandimwe bacu, ngo kubera yuko nta masasu yirirwa avuga aho ntuye. Mwumva ibyo ndi kubabwira. Abenshi bahunga kavukire kubera intambara n'ubukene. Cyo ni ikintu cyambere gituma abantu benshi bahunga. Mu karere k'ibiyaga bigari muzarebe amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu yahavuye. Uyu munsi leta ziri kuzana abantu bavuye mu Bwongereza, bavuye muri mu bindi bihugu, bakaza kubatuza aho ngaho, babahaye amamiliyari 400 500 noneho n'amamiliyarde. Mwumva ibyo ndi kubabwira. Urugero rwiza, murebe igihugu cy'u Rwanda cyatuje, kiri gufata abantu batava mu Rwanda kikaza kubatuza mu Rwanda, kandi u Rwanda bavuga ngo na akadomo, ariko ntiba bari kubikorera ubuntu, bari guhembwa. Nta na rimwe bari bafungura ngo murakaza neza, mufite ibibazo by'intambara, muze turabafasha, none dusangire ubusa. Ashwe ni business. Ni kiye gihugu kindi muri Afrika muzi kitari mu binyamakuru cyakira abantu gutyo bakagiye amafaranga? Ubundi ko impunzi iyo uri mu kangaratete utakagombye gutanga amafaranga kugira ngo umuntu agukize, bigenda bite? Bigenda bite kugira ngo ibyo bintu bibe? So kuva muri position tugomba kuba turimo ni ikintu cyambere gituma imbuto zawe zitazigera zipfa kwera. Aho ubundi wakagombye kuburi ruremazi neza ko udakeneye kujya guhindura genetique, kujya guhindura imbuto kimeze, kujya mu ruganda ngo babanze bakore imbuto bayikanyage kugira ngo yere aho ngaho. So ahangaha impamvu ikintu bavuga ngo bakoreye izi mbuto bahindaguye cyangwa se bahinduye ubumuntu bwabyo, baravuga ngo kubera ko ubutaka bwuzuyemo acide, kubera ko ibihe birakonje cyane cyangwa se birashyuha cyane, ubutaka burimo dusimba, burimo ibintu byinshi birya imbuto ntizere, ngo biba ngombwa cyangwa se ngo byabaye ngombwa ko bagomba gufata imbuto zose bakagenda bakajya kuzihindagura, noneho bakongera bakazitera. Ariko mu by'ukuri nta na rimwe ubutaka nyabutaka bushobora kwanga kwera kubera ko babushyizemo acide. Bishobora kutera mu myaka runaka y'agakanya, ariko isi ishobora kwirepara, ishobora kwikiza nk'uko umubiri wawe ushobora kwikiza. Acide iba mu isi, ntago acide iva mu ijuru. Kuvangavanga bya resources ziri mu isi nibyo bizana iyo acide. Kubera noneho ubujiji bwacu twebwe twita abascientist, abashakashatsi, tubikora nabi ku buryo bigira acide noneho yica n'isi, yica n'ubutaka. Kandi noneho nuko gukora nabi izo mixture, izo chimie, izo chemicals, nta nubwo batugira responsible, nta ngaruka zitugeraho ko turi kwica isi, ariko twarebye ifaranga ari ryo dukurikiye. Uyu munsi niko isi imeze. Mwari muzi yuko ibihugu bikize bijya kujugunya imyanda muri Afrika, badashaka kujugunya hano imyanda irimo acide. Izi gadget, izi technology dukoresha ibi kugira ngo bazikore, hari imyanda isigara inyuma. Iyi myanda ntago bakihamba hano.
bayizana muri Afurika. Kubera iki? Muri Afurika niho bagize ingarani y'ibyo badashaka. Natwe tukemera akenshi kuko nta nubwo ubaza ngo ni ibiki muzanye, uremera gutyo gusa ko baguhaye amafaranga makeya. So tugaruke rero kuri izi za GMO. Imbuto zacu ni imbuto zivuye mu nganda. Impamvu nabibabwiye gutyo ni ukugira ngo mwumve neza. Haracyari imbuto kimeza kuri iyi si, no muri Afurika ziracyahari. Ariko noneho izi mbuto kimeza zisigari z'abantu b'abakire. Ntago bikiri by'abantu basanzwe. Abantu b'abakire ni abantu bashobora gutanga amafaranga menshi cyane kugira ngo bagende noneho bakodesha igiti kimeza kimera imbuto nyambuto zitavuye mu ruganda. Ugasanga watanze nka miliyoni ngo bajye kuguhingira ibiryo uzarya n'umuryango wawe cyangwa se community runaka, abandi badashobora gutanga izo miliyoni kuko ntago biri practical. Harimo abantu uyu munsi bajya guhaha mu bindi bihugu bataguze ibiryo biri lokale. Muzi n'ingero mujya mubivuga ku mugaragaro, ariko ibyo si byo binzanya aka kanya. Tekereza kugira ngo wowe uvuga uti ntago nge nzajya kurya bino biryo by'incakarafu, ngiye kujya kurya ibiryo nyabiryo biza gutunga umubiri wanjye. Cyane cyane noneho ko hari n'uburwayi. Abantu barwaye bazi indwara nyinshi bafite, muganga aragutegeka ngo ugende urye ibi n'ibi kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze, nibura bukomeze kujya imbere. Abanyarwanda bajya guhaha muri Amerika uyu munsi ni abanyarwanda bafite amafaranga. Ugomba gutega indege ukajya guhaha muri Amerika, ukajya guhaha mu Burayi, ukagaruka mu Rwanda. Ibi ntago ari uko exagera cyangwa se gukabya, biriho, turabazi. Niba udashobora gufata taxi ngo ujye mu murwa mukuru, uzafata indege ujye kujya guhaha muri Amerika, aricyo kikujyanye. Ariko harimo abantu babayeho gutyo kuko nta kibazo cy'amafaranga bagifite. Kandi ayo mafaranga ari amafaranga wakagombye kuba uri gukoresha kugira ngo witeze imbere. So tugaruke rero muri iki kintu cy'imbuto. Imbuto yawe nayo bazayihindure kubera ko ushonje, cyangwa se uzemere upyinagaza imbuto yawe kuko nta mikoro ufite. Ubundi ufata imbuto y'undi aguhaye ngo abari ugende utera abari ibyo ujyamo. Tuzabikora igihe kingana gute? Niryaro zavuga tuzi n'ikindi, oya reka nemere mburare ijoro rimwe amajoro abiri, reka nemere mburare ukwezi cyangwa sindye neza, ariko ngiye guhinga imbuto zanjye. Ko nzi neza ko imbuto zanjye nenzihinga zizera kandi nizimara kwera noneho nshobora kuzihinga noneho imyaka ingahe nkabasha noneho kwiyondora. Ntarinze kujya gutegereza ko hari umuntu umpa imbuto zindi zitandukanye. Pretty simple answer. Ntacyo ubukungu Afurika iryamyemo bushobora kwigirira akamaro igihe idafite know-how and inganda zo kubitegura, processing, adding value and transformation. Abazungu baraturungurutse, bamenye neza yuko abakagombye gukora transformation y'imyumvire ya Afrika cerveau bagomba kubateza bene wabo kugira ngo babarimburane n'ubutaka. So exploration ikaba easy. Agreed. Ariko nkuko my brother avuze ibingibi, iyi ni comment ije iri kuri ntuza kuri online, ntago ari byo ndi gusoma kuri note zanjye. Tugomba kumenya ubucakura. Ni twebwe tugomba kubimenya noneho tukanabigiramo, tukanafata ingamba zabyo. Tuzi neza ko Afrika yakoronijwe bimaze kuba imyaka ingahe, kuva navuga kugira akanya navutse mbyumva ko byabaye, ariko noneho nanjye nageze naho mbyibonera n'amaso yanjye. Uyu munsi noneho ndabizi bitari uko nabisomye mu bitabo gusa, ahubwo noneho nanjye nabigizemo experience y'ubuzima. Ndabizi neza ko turacakaye, ndabibona mu buzima bwa buri munsi. Noneho tubikoreye iki rero? Niki ngomba kwigomwa kugira ngo mve mu bucakara ndimo? Niki ugomba kwigomwa kugira ngo uve mu bucakara urimo? Ese bizoroha ko mbwivana mu bwanjye cyangwa ngewe nawe
muze duhuze imbaraga kugira ngo noneho uko tugenda tuba benshi tugene n'imbaraga nyinshi zo kubivamo vuba. Ari naho abenshi uyu munsi bakubeshya ngo uzi n'ikindi ngiye mbana n'abantu bari lazy, abantu babanebwe, reka ngende njye kwishakira ubuzima ku ruhande, nibimara gutungana wenda nzagaruka. Ikintu bita divide and conquer, gutandukanya mbese kugenda usepara utandukanya abantu kugira ngo ubashe kubarwanya. Dukeneye kongera kugira bwa bumwe. Nimba tugomba gusangira ubusa tugasangira ubusa, bikaba ngombwa ko ejo nituvuga ngo tugomba kujya gutera tugaterera hamwe. Ninkuvamo kubera ko ngewe ntakibasha kwihanganira icyo nise ubwo bunebwe bwawe cyangwa se ikindi cyose nabona ko ari ikibazo kuri wowe, nkihitamo mbere yuko mpitamo umuryango wacu, mbere yuko mpitamo community yacu, ntabwo bizoroha kugira ngo twigobotore uyu muziriko dufite kandi tutabona ko tuwufite. Turacyafite ikiziriko cyo mu ijosi ariko abenshi ntibabibona. Tubayeho muri kondisiyo zituzireka ku buzima bwose mu gihe cyose tubyihoreye uko bimeze. So menya rero ngo icyambere uracyafite imbuto zitari modifiye. Imbuto zawe nizo twita non-genetically modified objects. Ni imbuto zawe karande. Imbuto z'abandi uhabwa ngo abarizo ujyana imbere nizo ziba zarahinduwe. Bivuga ngo uyu munsi ninza nkaguha akazi ngo ujye gukubura, narinzi ko wakagombye kuba uri kudutekera uri umushefu, nshobora kuguha menshi kugira ngo bikorohere kwakira kujya gukubura, ariko nirengagije kugira ngo ujye mu byo guteka kugira ngo utazigera utangira kumenya kwagura iyo mpano yawe guteka. Kuko amafaranga akoroheye uraza kuza gukubura kandi wenda nakubwiye nti urajya ukubura isaha imwe 2 3 ubundi byihorere. Ariko amasaha asigaye noneho nkora ibishoboka byose ku buryo nkujyana mu bindi. Ntabwo guma gutyo gusa ntacyo uri gukora. Nyaboneka ndagira ngo mbabwire ngo aho turi ntago ari impanuka ko ndi hano muri Amerika, ntago ari impanuka kuri aho uri muri uyu mwanya. Nta kintu cy'impanuka kiriho muri ubu buzima turiho. Nubwo rimwe na rimwe ushobora kuba warageze aho ugeze kubera imbunda, kubera ubugizi bwa nabi, kubera ibintu byinshi bitandukanye, ariko ndagira ngo mbwire nti iyo mbunda ishobora kuba yarahakugejeje, ariko impano yawe igomba ikeneye aho ngaho uri kugira ngo inajye imbere. Nyaboneka mwongere mutekereze ku mpano zanyu, ku mbuto zanyu, muzibuke mwongere mufata akanya muziminjire abarizo mutera, paka twongeye kujya mu gihagararo tugomba kuba turimo. Nkuko ndi kubabwira mu minsi iri imbere abashyitsi bose bagomba kuzasubira iwabo mu bihugu byose bitandukanye turimo. Ntago bigamije kubatera ubwoba, ariko niko kuri kwambaye ubusa muzamubibona. So ntago rero ibyo bintu byo kuvuga ngo bakwigishije gukubura wowe kandi utakagombye kujya gukubura, uzayokurura muri Afrika n'indi uzaguhemba. Hari ibintu bidashobora guhura cyangwa se bitazajyana naho uzisanga mu minsi iri imbere, kubera ko mbese ntago biri practical. Hari ibibazo byihariye muri Afrika n'ibibazo byihariye mu bindi bihugu. Aho uyu munsi ushobora kubasha kubaho bikoroheye, ushobora kwimuka ukajya mu kindi gihugu kitare aho uri, ubuzima bugakomera. Kubera iki? Kuko nta yindi mpano cyangwa se nta zindi skill ufite zitazikwemerera kubaho, cyangwa se ugasanga noneho hari n'ironda. Bivuga ngo abantu bamwe gusa nibo bemerewe gukora, wowe nta nubwo wemerewe gukora. Nabyo birahari uyu munsi. Urundi rugero rweza, hano muri Amerika ushobora kuza uri umudokiteri ubaga ubwonko, ukaza ahangaha
ntibanatinyuke no kuba bakwemera kufata n'icyuma gikata umuntu ubimazemo imyaka 30 bakavuga ngo nta mpamye bushobozi ufite aha ngaha bakakwangira bakavuga ngo kugira ngo ube umudokiteri ugomba kongera gusubira mu ishuri kubera iki kuko ntibashaka yuko imbuto yawe ikomeza ikajya imbere ariko ntibazigere batinyuka babwire umugore utwise ngo ntabyare muri Amerika uvuye muri Afrika ntibashake gupima cyane bavuga ngo tugomba kubanza gupima kugira ngo turebe ko umwana watwise ari muzima mbere yuko tukwemerera ko mubyara mwumva ibyo ndi kubabwira impano kamere zacu iyo uzijyanye mu bindi bice bitaraho akagombye kuzikoresha hari igihe zirumba hari n'igihe zimenwaho acide ku bushake kubera ko aho ziza kumera zikagenda neza cyangwa se zikaza kwera ukabasha kuzigaburira abandi ntago bari byiza ko biraza gutuma za mbuto zindi zakozwe mu nganda zitabasha gukwera aho ngaho muzi biribwa biri muri aka gace ka Afrika y'Iburasirazuba byakozwe mu nganda ko bengana uyu munsi ibiribwa biri genetically modified nkoresheje aya magambo y'abazungu ni byinshi cyane ariko ikibabaje nuko abaturage benshi batanazi ko atari ibiryo nyabiryo ari ibiryo byakozwe byakorewe mu nganda atari bya biryo byaturutse mu murima mu buryo kimeza mbaho urundi rugero ahangaha inkoko zijya ku isoko abenshi muri kurya ni inkoko zidafite ukwezi kumwe amezi 2 rimwe na rimwe n'ibyumweru 3 ndababwiza ukuri ntago ibintu ndi kwexagera hano hari technique zikuza inyamaswa abantu mukunda inyama mu gihe cy'iminsi mike gusa ibyumweru 2-3 top bagahita bajya kuzicuruza mu gihe muri Afrika urugero rwawe rw'inkoko nari mfashe ntago warya umushwi w'ibyumweru 2 cyangwa 3 bashobora no kukureba bakagira ngo wasaze kubera ko ntago ahenshi bagaburira ibiryo bituma inkoko zikura vuba byuzuyemo imiti byuzuyemo hormone atuma akura vuba usanga inkoko ari gatoya cyane udashobora kugera icyo kamaza gafite ibyumweru 2 inkoko y'ibyumweru 2 hano muri Amerika yakuriye mu ruganda n'inkoko y'ibyumweru 2 yakuriye muri Afrika nta gushobora no kubyegeranya n'inyama zabyo ntago ziryoha kimwe kubera ko bashaka kugaburira amamiliyoni y'abantu vuba kandi none kubera ko bari no gutanguranwa baragaburira izo nkoko zo mu nganda bishoboka byose kugira ngo zikure vuba bajye kugurisha bagutera indwara muri process yo kukugaburira ibyo ntibibareba ari nayo mpamvu hano hari indwara nyinshi cyane kubera ibiryo turya hangaha babyita processing ibiryo byinshi byatunganyirijwe mu nganda biza bifite noneho ubundi bumara butuma biramba bavuga ngo ubwo bumara ntacyo buza kugutwara mu gihe uriye ubuciriritse ariko ubumara ni ubumara nigeze kubabwira ngo nkugereye ubumara bujya mu ndobo bwuzuye indobo nkabuguha umunsi umwe buhita bukwica 100%. Ariko iyo mfashe ubwo bumara nkabukugabura mu gihe cy'umwaka cyangwa imyaka 2 uzagera ku mwaka wa 2 aribwo none umubiri utangiye gupfa cyangwa se ugiye gupfa kubera iki nagiye nkugaburira akayiko gato cyane umubiri ukagenda ugerageza kurwana nabyo ukagenda umubiri ukagenda wononekara gahoro kugera igihe utakibasha kugira icyo wimarira. So kumbwira rero ngo
kurya uburozi ariko kari gakeya ntacyo kaza kugutwara ngo biremewe no kugira ngo nkuroge birangire nkwice byombi ni urupfu. Mwikwakira impfu mu ngo zanyu mu miryango yanyu muzi neza ko ari impfu. Nicyo ngira ngo mbabwire, mukoresha imbuto zanyu mu buzima bwa buri munsi. Hari aho udakeneye no kubibwirwa, ugomba no kubyikorera ku giti cyawe. Niba uzi neza kuri kurya uburozi kuko buguze hanze ariko ari byo byoroshye, kuki utakora effort ngo ushyiremo imbaraga kugira ngo urye ibiryo bizima biza kukuvunaho gatoya, kuko none ari ugomba kubyikorera, kubyitekera, kubyihingira, aho kugira ngo ujye kugaburirwa uburozi hanze washyizemo imbaraga nkeya kugira ngo noneho urye ibiryo bizima. Aho kugira ngo umare imyaka 2 uri gupfa, umara imyaka 2 uri guteza imbere umuryango wawe, nushaka upfe mu myaka 2 ariko umwe apfuye arwaye, apfuye ari kurwana n'iminsi y'ubuzima, undi apfuye ari gukora. Nahitamo gupfa ndi gukora niyo twaba dufite imyaka 2 isa, ariko nzi ko umubiri wanjye ukomeye, nzi ko nzagenda, ko n'ubundi iyi si twese tugomba gupfa in the end. Ariko se kuki noneho ugomba neza kutagira icyo wimarira kuko wagiye gukora amahitamo atuma umera gutyo? Bavandimwe aho muri hose, tuve mu bintu byo gutega akaboko. Afrika niwo mugabane ku isi kugera aka kanya bagishyiraho ingufu, agahato ko kwakira imfashanyo. Mwari mubizi nabyo? Afrika bayishyiraho agahato ko kwakira imfashanyo. Aya mabanki y'isi ashyiraho agahato Afrika yo kwakira imfashanyo. Ashyirwaho agahato ko kwakira imishinga. Kubera iki? Kubera ko nta bundi buryo ushobora kuguma mu baturage ntacyo bazaniye utaberetse yuko ari wowe ubagize. Ariyo mpamvu mu minsi yashize nababwiye yuko aho isi igeze aha ngaha, uko ibihugu biri kugenda byongera bikikunda. Nkano muri Amerika nimba mwarumvise, ubutegetsi bugiye kuza bwaravuze buti nitwe tugiye kwireba mbere na mbere, tugiye kwireba gusa, ibyo dukora bigira tureba gusa, mwebwe mbundi mwese muzaza nyuma yuko twongeye kwireba. Amerika ishobora kuvuga ku mugaragaro, ariko se nk'igihugu cy'u Rwanda, Uburundi, Tanzania, Uganda, Kenya, Angola cyangwa n'ibindi ibihugu byose biri muri Afrika, hari igihugu gishobora kuvuga ati uzi n'ikende guhereye umunsi tugiye noneho kwireba ubwacu gusa. Murebe Burkina Faso, murebe Niger, murebe na Mali uko bari kubaho uyu munsi. Murebe intambara bari kurwana, kuko nibo nzi bavuze ku mugaragaro tumuzi n'ikindi guhereye umunsi tugiye kwireba, tugiye kwimenya, tugiye kumenya inda zacu. Ntago tuzongera kugura ibiryo bivuye mu Bushinwa, ntago tuzongera kugura ibiryo bivuye i Burayi bije aha ngaha, kandi dufite ubutaka bweze, ubutaka butarimo ubumara. Tugiye kwihingira ubwacu, tubanze twigaburire mbere yuko tujya gusamarira za iPhone, mbere yuko tujya gusamarira technology zaje uyu munsi. Tugiye kubanza twimenye. Basubiye hehe? Kuri basic. Baba bafite iPhone cyangwa batayifite ntago baza kuburara. Niba mara gukemura ikibazo cyo kurya, bazatangira banarebe batari kubundi ni ibiki bikuri mu mutwe. Reka noneho tukoriente, reka tugufashe utangire noneho kwiga ibintu bigufasha noneho kubaka igihugu cyacu. Uyu munsi bari mu ntambara ikomeye kubera ko bicomokoye muri systeme y'isi, systeme iziritse ibindi bihugu by'Abanyafrika. Ngewe ndifuza nshyigikiye yuko Afrika ducomokoka kuva muri systeme z'isi.
dukata ka kaboko gasabiriza cyangwa se tukakamanura. Bisaba hagati y'amezi 3 n'amezi 5 kugira ngo ikiribwa kibe cyeze. Ikiribwa icyo ari cyo cyose minimum. Harimo ibisaba igihe kinini, ariko ibiribwa byinshi bishobora kukugaburira uyu munsi gera hagati y'amezi 3 n'5. Harimo ibigeza kuri 6, ariko ugasarura. Urambwira ko tudashobora kwizirika umukanda mu mezi 6 none tukigaburira ubwacu, none tukanigaburira ibiryo bitarimo uburozi. Ariko benshi twambaye amakostime, twambaye imyenda myiza, n'intoki zikoze neza, inzara zikoze neza, ntago dushaka kwandura kubera ko dufite ubundi buzima butandukanye. Ibyo bintu by'inka zaremye byo kujya guhenga ntibitureba. Guhenga ni iby'abatindi, ni iby'abantu badakomeye. Nuko twapayutse mu mitwe yacu. Usuzugura umuhinzi kandi ari ugaburira igifu cyawe. Usuzugura umuntu uguhaye ibiryo kimeza, ukirukanyira wonde uguteguriye ibiryo bivuye muri microwave, ibiryo bivuye mu gashashi gafunze neza, ngo nibyo biryo bidafite za germs cyangwa se umwanda. Naho ngaho tugeze baraduprogramye kugira ngo tugende nk'amarobo. Nyabuneka ndagira mbabwire nti mukanguke. Mukanguke. Aho tugomba kuba turi uyu munsi bikeneye kuba ukangutse. Ntabwo ushobora kujya imbere ugisinzire ngo bizemere. Ntabwo Afurika ishobora kubohoka ikigendera kuri systeme isi yayicajemo. Nigeze kubabwira ni naho ngiye kurangiriza iki kiganiro cyangwa se iyi food for thought nabazaniye uyu munsi. Afurika bayikatagura mu 1893 guhera mu 1890 kugera mu 1900. Ku mugaragaro Afurika bayigize akarema bwite ka buri mwami cyangwa se ka buri leta yashoboye kuhagera ngo ivuge ngo ahangaha nahacu nahange. Bivuga ngo abari bahari mbere yaho bagombye kubica, babagira baretwa ku ngufu, bararimbura, kubera ko ntago bahafatiye ubusa. Ntago baje ngo tuje kubagira baretwa ngo yego mwidishye. Ntago ariko byagenze. Bagombye kurwana. Uyu munsi havugwa ngo haba ngo genocide zakorewe aba naba. Habayeho genocide kuva mu bihumbi byashize. I Amerika mwumva uyu munsi abahari benshi 90 n'abangahe, nibura 90% n'abimukira. Bagombye kurimbura abaturage bari bahari ba mbere. Ibi ntago ari ibintu ndi kubashinja, n'ubumenyi nyabumenyi, n'ukuri nyakuri. I Amerika muzi y'uyu munsi yakoze genocide itanditswe no mu bitabo by'amateka. Ariko none uyu munsi nabavuga ngo bagiye guhagarika izindi genocide. Afurika yakorewe genocide igihe kirekire, n'uyu munsi iracyakorerwa genocide. Itsemba ry'abanyafurika. Ariko noneho sinabyo byonyine, hari amabwiriza avuga ngo abanyafurika bagomba gupfa anywhere. Bagomba kuvaho ngo nabanebwe ntacyo bamariye isi. Ariko ubutunzi bwose bw'abanyafurika isi irabukeneye. Ntago nk'umunyafurika ukenewe, ariko ubutunzi bwawe burakenewe. Tuzaruca gute? Niba utari muri equation, niba utari mu mibare y'abagomba kubaho uyu munsi, ariko ubutunzi bwawe, umurago ufite, ibyo warazwe ufite, none abandi bashaka kubigira ibyabyo, bizagenda gute? Mukeka yuko ingabo z'ibi bihugu ziri muri Afurika zaziye ubusa?
hari ibintu hano bita ngo national interest mu nyungu z'igihugu. Noneho hari n'ibyo bavuga ngo national security interest mu nyungu z'umutekano w'igihugu kugira ngo igihugu kibeho. Hano muri Afrika, hano muri Amerika hari ibintu bita national security interest, aho bohereza abasirikare kujya kurwana mu bindi bihugu kugira ngo inyungu z'iki gihugu zikomeze bakomeze kuzibungabunga, birimo no kwica abantu, birimo no guteza akaduruvayo. Muri Afrika by'umwihariko ndabarangiriza mbabwira ngo mugende musome ikintu bita Africom. Muguguringa akakanya mugende musome ikintu bita Africom, mwige neza ibyo bari gukora, impamvu bari kubikora, noneho mwumve neza. Ubundi murebe imbuto zanyu zifite chance zingana gute, zifite amahirwe angana gute, ubuzima bwawe bw'uyu munsi bufite amahirwe angana gute, kugira ngo ejo heza hazaza uzahabeho utari gukebaguza, utumva mbese utazi uko ejo hazaza uzaba umeze. Uzabaho gute hari ibirura bigukikije bikeneye kusinzira kugira ngo bize bikurye wese. Uzicara uvuge ngo nyaboneka ntimuzi kurya, cyangwa uziga kwirinda, uziga kwirwanaho, uzirigwa gukora icyo ugomba gukora kugira ngo ubeho. Ibyo nibyo mugomba gufatira imyanzuro, umuntu ku giti cye, umuntu umuryango na za community. Ndabifuriza ngo duce ubwenge, ndabifuriza ngo urinde imbuto yawe, murinde imbuto zanyu. Izi mbuto turazikeneye kugira ngo ejo ubuzima buzakomeze, uyu munsi ubuzima bukomeze. Ariko noneho twige kuzitera, twige kuziminjira, twige kuzirinda kugira ngo zere abarizo twigaburira ubwacu. Turi kumwe? So murakoze cyane. Reka ngende ndaza kuza gusoma za komanteri nyinshi. Aho komanteri ya nyuma, Perezida w'u Burundi ahinga ibirayi, ibijumba, ibitoki n'ibindi by'umwimerere. Nibyo narabibonye kandi noneho basuzugura cyane Perezida w'u Burundi abantu benshi ngo ni umuturage. Mutekereze, abantu basuzugura Perezida w'igihugu ngo ni umuturage ngo kubera ko yagiye guhinga. Kubera iki? Kuko mu mutwe wacu bamaze kutwoza ko niba ugiye mu murima ngo uri umuturage. Nushaka wakire kuba umuturage, ariko nzi neza yuko ibyo bahinga i Burundi ntago bihinga birimo uburozi. Nta nubwo bagomba kujya kubigura i Burayi, nta nubwo bagomba kuza kubigura muri Amerika, nta nubwo bagomba kujya kubigura mu Bushinwa. Babyeza mu mirimo yabo inyuma y'urugo. Mukomerezaho, natwe ahubwo dufate iyo ntera, twongere kwigaburira, twongere kwiga kumenya ibifu byacu, ntitujye gusabiriza mu mahanga kandi tuzi neza ko bimwe mu byo twakira biturutse mu mahanga bitari byiza ku buzima bwacu, birimo uburozi, ntago mbibahisha. Murakoze cyane. Abo twabanye uyu munsi ndabashimiye mbivanye ku mutima. Nshimire ikipe yadufashije, badufashije ku byuma, kuri technique, abadufashije ku miyoboro. Nubwo bakomeje kuduhakenga ngo ibi biganiro ntibibe, hari indi miyoboro turi gukoresha mushobora gukurikira izi gahunda zacu nta kibazo. Ariko kubera ko tubyaregistra, mushobora kubikurikira bitari live isaha ku isaha, umunota ku munota. Yarigewe singira nkabo Bikorwa Freeman hano kuri Studio Umutware. Ijoro ryiza bagiye kuryama, umunsi mwiza abari kumanywa, igitondo cyiza namwe muri kubyuka. Na hejo, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, amahoro abane namwe.